Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujya mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Iki cyapa gisobanura iki rero ahantu hahuriye imihanda? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki? Atanga inzira ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D, tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye akenshi uba uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini. Kandi urabizi iyo ugiye kwinjira mu muhanda uba ugomba guhinzira abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo. Niyo mpamvu duhisemo C, tanga inzira uyiha abandi ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri kwegera cyangwa se ugiye kwinjiramo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A, metero 150 kugeza kuri metero 200. B, metero 100 kugeza kuri metero 150. C, metero 50 kugeza kuri metero 100. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. No kuvuga ngo bino byapa byo gutambuka mbere na bino byapa biburira, iyo bibonye ntabwo itugera aho hantu hari icyo kintu bari kukuburira, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri icyo kintu bari kubwira. Niba bari kubwira ngo umuyaga w'intambike, icyo cyapa ntabwo kiba gishinze ahantu hari umuyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Niba bari kukubwira amabuye ahanuka, ntabwo icyo cyapa kizaba gishinze ahantu hari amabuye ahanuka, ahubwo uzabanza ugenda urwo rugendo ubone kugera aho hantu hari ayo mabuye ahanuka. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ukeneye kode zirahari, zaba izo kuri kategori cyangwa se kuri Provisoir. Twandike tugufatire kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda
zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona ku buhe buryo? Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ibumoso babona iby'ibara ryera, C A na B n'ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C A na B n'ibisubizo by'ukuri. Iburyo baba bagomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa iby'ibara risa n'icunga rishije, naho ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera, ari byo mwita n'ibara ry'umweru. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko ni systeme iba iri gukosora. Kibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa, barakudepashije. A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe bakudepasa ukagira ngo bari bakwibukije kuri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko. Ibyo ni bibi, biba byabateza ibyago kubera ko umuyobozi w'ikinyabiziga watangiye kukunyuraho aba ari gukoresha rura ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Rero mu gihe wongeje umuvuduko biba byabateza impanuka. Rero ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo kunyureho vuba yitagaruka iburyo adateje ibyago. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko mugiye kujya mubyubahiriza. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefone ko ari wowe wayiguriye ntiwemerewe kuyikoresha hehe? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Gukoresha telefone ntibyemewe mu gihe utwaye ikinyabiziga. Umuvuduko uwo ari wo wose waba utwariyeho n'ahariho hose waba ugeze, ntibyemewe gukoresha telefone mu gihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta ho murabizi hari serivisi nyinshi twaka kandi bakatwakira kandi tubahamagaye. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka uhamagara rimwe kabiri kandi bakakwitaba, ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefone. Ndizera ko ramustamose, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyamba cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda tugenekereje bisobanuye guhagarara. Uruhagarara byagenze uti? A guhagarara aho abanyeshuri bambukira, B guhagarara akanya gato, C ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, D gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, hagarara akanya gato. Kino cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka. Mbere iyo ukibonye uhagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi uba uri mu muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini, bikaba ngombwa ko uhagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona kugira ngo winjire muri uwo muhanda ugiye kwinjiramo ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ubonye ibyapa biri kukugora
video irahari y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel ya Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda, ahagarara utegereza amabwiriza. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C, kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D, hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ni ukuvuga ngo iyo ari weho byabayeho, ikinyabiziga cyawe kigupfiriyeho, niba wari utwaye Daihatsu cyangwa niba wari utwaye tagisi, ntiwayiterura mu muhanda, ahubwo iyo ufite kiriya cyapa kibura cya mpande eshatu ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Aho ni mu gihe ari wowe ugize ibyo byago ikinyabiziga kikagupfiraho. Ariko noneho weho niba utagize ibyago ahubwo ukakibona icyo cyapa cya mpande eshatu bashyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze, uzamenya ko ugomba guhita ugabanya umuvuduko, kubera ko imbere akenshi uzahagera uhita ubona hari ikinyabiziga cyapfiriye nko mu muhanda. Niyo mpamvu duhisemo B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda, wenda bayajyanye mu isoko. A, kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C, kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D, kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka, wirinda gutanguranwa nazo. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Tare wahisemo nikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kibazo cya 9 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha kurikira. Ibigomba kuba iri he? A, mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo ari inyamaswa ibigomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho iri kugana uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Cyaba ari ikinyabiziga ari nk'imodoka ukayiparika hegere bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga cyangwa ari byo mwita mwebwe amapine n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndizera ko ramstamo C, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana
badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi. Kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, ntibireba ibyo binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo iyo baparitse wenda uri kugenda mu muhanda baraguhagaritse, bikaba ngombwa ko uparika, wenda ni umupolisi agiye kukubaza ibyangombwa, wenda ni n'igihe cya nijoro. Niba ari imodoka hari ukuntu ibigomba kugaragazwa kugira ngo mwebwe muza muyisanga mumenye ko ihari, itaza kubagonga cyangwa mwe mukayigonga. Rero impamvu bayishyiraho kandi bagashyiraho n'ikimenyetso kigaragaza ko bayiparitse aho ngaho ni uko itwara umwanya munini w'umuhanda. Niba ari igikamyo kizatwara umwanya munini, ariko nka velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo n'ubundi bizatwara umwanya muto cyane, ku buryo byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse ku muhanda. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A umuyobozi, B umuherekeza, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari, niba ari indege ni umupiloti. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha, B iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, C iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, D umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Mbere uba wabonye kino cyapa kidacishijemo umurongo ubereretse utukura kikubwira ngo ongeza umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Noneho iyo ubonye kino noneho bacishijemo umurongo ubereretse utukura, ubugeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Noneho bishatse kuvuga ngo niba harimo 30 mu isaha ushaka watwarira muri kilometero 25 mu isaha nta kibazo, kubera ko ugeze ku iryo herezo ryo muvuduko muke bari bakubwiye mbere ngo umuvuduko muto uragenderaho ugomba kuba ari uwo nguwo uri mu birango, ntujye munsi yawo. Rero iyo ubonye kino cyapa aho ubugeze ku iherezo iyo ushaka wajya munsi yo ngo wari wanditswe mu birango. Ndizera ko ramsamo B, ndizera ko ramskyandika ku papuro.
gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe bande? A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Abanyamaguru. Abanyamaguru gusa se? Oya, n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri harimo nka za velomoteri n'amagare. Ndakeka ko ramusamo C. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Kibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga bendekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Rero ndakeka ko ramusamo A. Ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Kibazo cya 15 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B. Amatara abiri ashyirwa imbere na C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri ngo ziba zigomba gushyirwaho amatara ngo kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bazisanga bamenye ko bagomba kwitonda. Rero rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturuka imbere bamenye ko bagomba kwitonda, irindi gashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'iyo autobisi bamenye ko bagomba kwitonda. Haba harimo abanyeshuri, birashoboka ko harimo n'incuke, niyo mpamvu mugomba kwitonda kugira ngo mutabateza ibyago. Ibyo byago barimo n'iby'impanuka, niyo mpamvu mugomba kwitonda mu gihe mugiye kugera kuri autobisi zitwara abanyeshuri. Kibazo cya 16 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yegenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni nubuhe buremere? A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 16. D. Toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. Toni 16. Iyo bavuze ngo ku mitambiko 3 uvuga toni 12, barenzaho ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu uvuga ko ari toni 16. None iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uburi iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma kibihuza nicyo bita umutambiko. Rero were kujya ubyitiranya. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. None bari kuvuga ngo ikinyabiziga gifite imitambiko 3 cyangwa irenga ariko hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu. Makuzungu ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa n'ikinyabiziga ariko hadaciyemo imigozi iri kugikurura, hadaciyemo imigozi, urugero nk'amakamyo.
nka kiriya kiba gifashe ku makamyo kwa kara umuyobozi w'ikinyabiziga barimo, nicyo bita makuzungu. Romoroki yo ni handi haba haciyemo imigozi, hari indi kontineri iri gukururwa ariko iri gukururwa n'imigozi, kiriya kiba kiri gukururwa n'imigozi nicyo bita romoroki. Rero kino kinyabiziga gifite imitambiko 3 ariko batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu, rero kiba kigomba gutwara toni 16. Ndizera ko ramuzamose, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Kibazo cya 17 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikurura n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, B ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye batari bashyiraho imizigo, baba bashyizeho imizigo, ubugari ntarengwa budakuka ntiburenge metero 2 na santimetero 50. Ndizera ko ramuzamo C, ndizera ko ramuzandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu, gicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A ntihanyurwa, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje, D inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye aho hantu kibonye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose. Ahari kino cyapa uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika wa papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba, cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Nimero zanjye mba nazibahaye ni 0789351626 nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga: A ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha, B ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha, C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha, D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Icyerekana umuvuduko, cyerekana umuvuduko niba mugenda mwa bino binyabiziga, niba warakiza amahirwe yo kwicarana n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Hari ahantu ubona imbere umuyobozi w'ikinyabiziga bari kurebera umuvuduko ari kujya agenderaho, harimo urushinge cyangwa se bitewe n'imodoka ukabona hari kujya hariyandikamo imibare, harimo ahantu ari kujya arebera umuvuduko. Wabona ari rukanse ukabona imibare kugenda yiyongera, yagabanya umuvuduko ukabona bikugenda bigabanuka. Rero ibinyabiziga byose bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira kiriya cyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo
ubugari bw'imizigo yikorera n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikurura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A metero 1.25. Hari igihe duhitamo B santimetero 30. None hano duhisemo A. Tuzahitamo B ryari, tuzahitamo A ryari. Niba avuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande idafite, uzahitamo metero 1.25. Niba kubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahita uhitamo B ivuga ngo santimetero 30. Ndizera ko ibyo bibazo uzahita ubikora. Impamvu mba bitinzeho nuko mbazi ko babibaza. Rero ndakeka ko ramusamo A. Ndizera ko ramuskandika wa papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho kazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigisha mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye noneho kwiga nka mudasobwa turaza twayikwigisha, yaba iyo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se yo kugufasha kwitegura ikizamini neza. Nimero ni yindi ni 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini nta kintu cyababera imbogamizi. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.